Mwiriwe neza mwese muraho nagira ngo mbashimire nicyo cyanzanye hano narinzi ibyo mukora birimo kwitanga abantu benshi muri mwese mwitanze ku buryo n'akazi mukora kashoboraga kubagiraho cyangwa kabagiraho ingaruka ku buzima bwanyu ariko mukemera gukora akazi nk'aka mutekereza abandi banyarwanda mutekereza igihugu ntabwo nabona uko mbashimira bihagije mwakoze cyane birimo kutikunda birimo gukunda igihugu birimo gukora akazi ku buryo buri professional ibyo byose rero nagira ngo mbabwire ko nari nishimye kubona umwanya kuza ku Minister wa Health yahoza atwereka ibikorwa hano mukora n'ibindi bikorwa n'ahandi n'imibare uko imihagaze ku bijyanye n'iki cyorezo cya COVID-19 no mu gihugu hari abagize amahirwe make bararwara ariko ikibazo kinini kindi kiyongeraho ni uko abake barwaye n'abandi bagikurikiranwa n'akazi mukora nta kuntu byajyaga gukorwa igihugu cyose kitahagaze mu buzima bwacyo nta ugenda nta ugira atya nta abantu bose bagumye mu mazu kuri lockdown ibi byose birumva ko ubuzima bw'igihugu bwose buba bwahagaze ariko ubwo buzima bwose nubwo bwahagaze icyizere kirahari cy'uko ibintu bizajya mu buryo bukongera ubuzima bukongera bukaba nk'uko busanzwe icyo cyizere rero nyine nk'ibyo umaze kutubwira yaravuze icyo cyizere gishingiye kuri mwebwe imirimo mukora uko muyikora neza uko muyinoza icyizere cy'ubuzima buzasubira bukaba nk'uko busanzwe biragaragara ko ari mwe tureba kandi nyine n'ibyo nagombaga kubashimira mwakoze rwose ntabwo nabona uko mbivuga ariko ku nzego za leta ku ruhande rwa leta natwe tugerageza gukora ibishoboka byose byabafasha kugira ngo mushobore gufasha nyine abanyarwanda n'igihugu ubuzima bwongere busubire uko bwari bumeze natwe rero tuzakora igishoboka cyose kubunganira kugira ngo akazi mukora gakomeze kagende neza ntabwo rero ndi butinde cyane nagira ngo mbashimire nicyo cyanzanye hano mbifurije Pasika nziza ubwo tuzongera twishime ubuzima nibwongera bukamera neza kandi twongere tubashimire murakoze cyane